Yesu ashimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndacyavuga ngo umwaka mwiza. Imana ishimwe yo itugejeje muri uyu mwaka amahoro kandi ikabiduhaye igitondo cyiza. Reka dushimire Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, dusenge, dushyire Yesu hejuru. Yesu turagushimiye, tukuramburiye amaboko, uri mwiza, kiri icyubahiro, duhaye kubyuka turi amahoro, duhaye kubyuka duhumeka, duhaye ubuzima, turiho ni neza yawe, uko biri kose turiho, uko bimeze kose turiho. Turagushimiye umwuka wacu kirimo, tuba turi abakandida ku masezerano. Turagushimiye kubw'uyu mwaka twatangiye, turagushimiye ibyiza byose watuzaniye muri uyu mwaka, turagushimiye ibyo uri kuvugana natwe kubw'uyu mwaka, turagushimiye umugambi wawe udufitiye kuri uyu mwaka, turagushimiye ibyo ushaka kuri twe kuri uyu mwaka, turagushimiye ibyo ushaka gukora kuri twe kuri uyu mwaka. Mwami turaguhimbaje, shyirwa hejuru Yesu, shyirwa hejuru inshuti nziza, shyirwa hejuru izina ryawe niryubahwe. Turavuze ngo himbazwa ni wowe Mana, tugusize hejuru igitare cyacu, tugushyize hejuru umukiza wacu, tugushyize hejuru umurengezi wacu, tugushyize hejuru umufasha utabura kuboneka. Turagushimiye igitondo duhaye, imbabazi utugiriye, ineza yawe. Uhimbazwe Mwami, none n'iteka ryose. Urakoze Mwami, ugize neza Mwami kuduha ubuzima, ugize neza Papa kutwemerera tukabyuka. Haleluya, haleluya, amen. Imana ishimwe, Kristo ahabwe icyubahiro. Reka dusome Imigani 6, turava ku murongo wa 6 tugeze ku wa 11, hanyuma niturangiza twisengere. Tugumye gusengera uyu mwaka, tugumye kwereka Yesu gahunda z'uyu mwaka, amezi y'uyu mwaka, mu izina rya Yesu Kristo. Imigani 6 umurongo wa 6 kugera ku wa 11 harimo twamagambo uravuga ngo iby'ubute. Wa munyabute we, sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza, kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibyo kurya byacyo muki, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari, wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Uti henge nsinzire gato nihweture kanzinya, kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi, n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Imana idutabare. Iri jambo riratubwira ngo wa munyabute we. Uyu mwaka Imana ntishaka abantu b'abanyabute. Imana ishaka ko tugira imbaraga mu mwuka no mu mubiri. Imana ishaka ko tuba abanyembaraga mu mwuka no mu mubiri. Irashaka ko ibintu by'ubute, ibintu byo gukururuka, waba ukururuka mu by'Imana, gukururuka ubute bwo gusenga, ubute bwo kutabyuka ngo usenge, ngo uzinduke usenge, ubute bwo kudasoma ijambo ry'Imana. Iby'Imana ntibishaka. Ngo wa munyabute we, iyo ijambo ry'Imana rije turyumva mu mwuka no mu mubiri, cyangwa umwuka wera w'Imana arushaho kugenda ryumvisha buri wese mu ruhande rwe. Wa munyabute we, sanga ikimonyo kikwigisha. Ikimonyo ni mu isi y'ibifatika, igisimba cyitwa ikimonyo. Witegereze uko kigenza, kandi ugira ubwenge. Uyu mwaka ni umwaka wo kugira ubwenge, ubwenge bwo mu buzima busanzwe. Tuzisengera ubwenge nk'igitondo, wisengera ubwenge, kandi ubwira Imana ngo Mana uyu mwaka ndashaka ubwenge. Ubwenge burakenewe, ubwenge burakenewe cyane muri iyi minsi. Imana iduha ubwenge, ubwenge bwo mu ngo, ubwenge bw'abakozi b'Imana, ku bakozi b'Imana, ubwenge bwo gusenga, ubwenge bwo kubana n'abantu. Abantu hanze aha birakomeye, biragoye, ariko dukeneye ubwenge. Ubwenge bwo kumenya Imana, bwo kureka ibyaha, ubwenge bwo gutuma tubasha kureka iby'Imana yanga. Abanyabute, ubute. Umunyabwenge arazinduka kare agasenga akajya mu mirimo ye. Umunyabwenge ntiyipfunyapfunya mu birigite, ngo ntikigira umutware. Hano niko bavuze ikimonyo cyangwa igisonga cyangwa shebuja, kubivuga ngo ikimonyo kirikoresha, ngo ariko gihunika muri gahunda z'ikimonyo.
harimo no guhunika. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu mwaka ari uwo guhunika. Ugomba guhunika amasengesho kandi ugahunika no mu isi y'ibifatika, ukagira icyo ubitse. Umugisha wose Imana izaguha uyu mwaka ntuzawurye wose ngo uwurangize, uzagira icyo ubitse, kuko iminsi iri imbere bwo uzitabaza ku cyo wabitse. Uyu mwaka uzasenga amasengesho uzasenga, uzagiramo n'amasengesho avuga ngo amasengesho yo guhunika, imirimo yo guhunika, ugakora ibikorwa kugira ngo uhunike. Imana izagira ikikwibukiraho nugera mu bihe bigoye utagishoboye gusenga, nitugera mu bihe bikomeye tutagishoboye gusenga, tuzabe dufite icyo twahunitse. Hanyuma mu bigega byacu hazabe harimo ikintu cyadutabara, ikintu cyatuvugira, ikintu Imana yakwibuka maze ikaturengera, ikarengera abacu, ikarengera ibyacu, ikarengera urubyaro rwacu mu izina rya Yesu. Ariko gihunika ibyo kurya byacu, iki ni ikimonyo cyo kirahunika. Natwe dukwiye rero guhunika. Uyu mwaka ni uwo guhunika. Umugisha Imana izaguha ndabisubiramo, ntuzawurye hose ngo uwurangize. Uzibuke kugira ibyo usigaje ubika, ushyira ku ruhande, ushyira mu kigega cyawe. Hari igihe message za gutyo ukavuga ati ese ndahunika iki? Genda ubwira Imana ati Imana ko iri jambo ryaje muri izi ntangiriro z'umwaka ko ndyumvishije, nkaba ntacyo mfite mpunika. Ubwira Imana ngo Mana mpumugisha mbone icyo mpunika. Nuko bigenda. Ushobora kuba ufite ibyo uhunika ariko nta bigega ufite. Genda ubwira Imana ngo Mana narinje kugusaba ibigega, mfite ibyo guhunika ariko narinje kugusaba ibigega. Cyangwa nawe ugira ubwenge bwo gushyiraho ibigega. Naho niba ntacyo wari ufite uhunika, rero byuka ujye gushaka ikintu nako cyo gukora. Inzira zatuma umuntu abona icyo guhunika ni izihe? Ibyo byose ni ibintu byo gushakirwa ibisubizo, ariko kandi tukanabisengera, tukabishyira Imana niyo ifite igisubizo cy'ubuzima bwacu. Arabaza ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Ngo no munyabute umva kuntu yivugira ngo henge nsinzireho gatoya nihwiture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko mu gitondo ukanga kubyuka ngo usenge ngo buretse gatoya. Kare. Igihe cyo kiba kiri kuducika, kandi tuba tugomba gusenga, tukagira ibyo tubanjije mu munsi wacu, tukagira ibyo dushyize ku munsi wacu, tukagira ibyo duhanuriye ku munsi wacu mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko ubukene umva ingaruka rero z'ubute, ingaruka z'ubunebwe, ingaruka z'ibitotsi byinshi. Hari ibitotsi by'ubupfapfa, ibitotsi by'ubugoryi, ibitotsi biterwa n'abazimu. Hari abantu basinzira ibitotsi by'abazimu. Ibyo byose Imana ibiturinda. Icyo wisangaho ugisengere, ubwire Yesu ngo kinkureho. Icyo uri bwiboneho ku buzima bwawe, ubwire Yesu ngo kinkureho mu izina rya Yesu. Nuko ubukene buzakugeraho. Mu by'ukuri hari igihe umuntu aca mu bintu ariko wakurikira suruse ugasanga niwe nyirabayazana. Uzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Hari ingabo z'ubutindi zateye kubera ko umuntu yabaye umunyabute. Hari n'ubukene bwagiye bugera ahantu kubera ko umuntu yabaye umunyabute. Ni Imana itanga umugisha. Ukaba warakoze ntubone umugisha. Ni igihe cyiza cyo kubwira Imana ngo Mana ko ndi umunyembaraga, ngerageza gushakisha wahaye amaboko yanjye umugisha uyu mwaka. Hari audio nakoze ejo cyangwa se twasengeyemo ejo, ugende watura umugisha, ugende uyumva uyisubiremo, watura umugisha, wisengere, ugire ibyo ubwiye Imana. Imana igukureho gukorera ubusa, aho gukore kugeza ubwo ubonye n'ibyo guhunika. Hanyuma kandi ukaba uri umunyabute, dore ngaha wihane, ubwira Imana ngo Mana mbabarira ubute bwo kudasenga, ubute bwo kudasoma ijambo, ubute bwo kutagira imirimo nkora mu nzu yawe, byo kudagira ibyo nkoze. Impano Imana yaguhaye ngo uzikoresha amataranto, umuntu akayarambika kubera ubute. Ibyo byose Yesu azabitubaza, azatubaza ngo itaranto yaduhaye twayimajije iki? Imana idutabare. Hanyuma numara kwihana, ubwira Imana ngo Mana nyambika imbaraga, aho ushaka imbaraga kanguka. Niba ari ibitotsi by'ubupfu, ubwira Imana ngo Mana ibi bitotsi by'ubupfu ubisengere, usabe Imana imbaraga, usome ijambo ry'Imana niryo ritubohora mu izina rya Yesu. Abadafite ibyo bakora, ubwira Imana ngo Mana duhe icyo gukora. Bavuze ko uyu mwaka ari umwaka wo guhunika kandi wo kubyuka kare tukazinduka tugasenga tukajya mu mirimo y'amaboko yacu. None Imana ko nta kazi mfite, nzahunika iki? Nanje kugusaba icyo gukora. Wakingura amaso yanjye nkabona icyo gukora cyanjye aho giherereye, nkajya kugikora. Wakingura ibitekerezo byanjye nkamenya business nakora niyihe itazahomba, aho nzerekeza amaboko yanjye ukaha umugisha ari ahahe. Reka dusenge. Haleluya. Ndagushima Yesu.
Yesu ndagushimira kubwira ijambo. Urashaka ko tuba abanyembaraga, ushaka ko tuba abantu b'abanyamurava. Ntabwo ushaka ibinebwe mu kugukorera, ntubishaka. Ibinebwe mu gusenga, ntabwo ushaka abanebwe mu gusenga. Ntabwo ushaka abanebwe bazana urucantege, abanebwe b'abanyabitotsi, abanebwe bavuga ku munwa gusa ntibakore. Mu izina rya Yesu ibyo ntubishaka. Gira imbabazi Mwami. Igitondo turasenze, ongera wuzuze imbaraga. Turanze ibitotsi by'ubupfu, turanze ibitotsi by'ubupfapfa, turanze Mwami ibitotsi birangaza mu izina rya Yesu. Turashaka guhaguruka tukongera tukaba abanyamwete mu gihe nk'iki, tugahunika. Ngo ni umwaka Mwami watubwiye ko ari umwaka wo guhunika mu mwuka no mu mubiri, tugakerebuka gusenga, tugahunika. Haleluya. Tukazinduka ibitondo byacu tukihererana nawe, tugahunika mu masaha uduhaye Mwami, tugahunika mu izina rya Yesu, tugakora imirimo myiza, tugahunika ahandi hatagera ingese n'inyenzi mu izina rya Yesu. Mu mbaraga za Yesu, mu butware bwa Yesu turagutabaje Yesu. Duteze ibiganza byacu umugisha, batagira akazi baha akazi, imirimo yacu ihabwa umugisha, kugira ngo tubone ibyo duhunika, tubone ibidutunga, kandi tubone n'ibyo duhunika, kuko uri Imana itanga umugisha. Mu mbaraga zawe Yesu dukingurira amarembo y'umugisha, dukingurira ikirere cy'umugisha, kandi duhaguruke tugire umwete, tureke ubuti ikimenyetso kitubera urugero rwiza rwo gushishikara, rwo guhaguruka, rwo kwambara imbaraga. Mu izina rya Yesu tugakora, mu izina rya Yesu tugahunika, mu izina rya Yesu tukaba abanyamumaro, mu izina rya Yesu, ubw'icyubahiro cyawe Mwami. Haleluya, haleluya. Turasenze Mwami, mu gihe nk'iki turinde ubukene, ahubwo amaboko yacu akore. Turinde kunyagwa, ahubwo amaboko yacu akore. Turinde ubutindi, ahubwo amaboko yacu yatungishe, udutungishe mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu. Erega ubukene bukurwaho no gukora. Utwagurira imbago mu mirimo yacu nk'uko wazaguriye Yabesi. Ukuboko kwawe kwiza tuguhuje n'amaboko yacu, amaboko yacu ahabwa umugisha, byacu bihabwa umugisha, byo dukora bihabwa umugisha mu izina rya Yesu. Yesu, nk'uko wazaguriye Yabesi imbago, natwe zitwagurire. Ma business yacu yagure, kazi dukora tuvane ku rundi rwego dushyire ku rundi mu izina rya Yesu. Duhuze n'abantu b'umugisha, duhuze n'abantu b'umumaro mu izina rya Yesu. Tugire ibitekerezo, abari ku kazi bagira ibitekerezo byo gukora andi maproje, bafite amaproje bagira ubwenge bwo gukora ayandi. Tuva mu bwiza tujya mu bundi, niko twe kwicara hamwe gusa ngo twumve ngo twashyize. Oya, ahubwo tuve mu bwiza tujya mu bundi. Mu mwuka nuko ibihe byacu byo gusenga byiyongere, ibihe byo gusoma ijambo byiyongere, ibihe byo kugushaka mu maso hawe byiyongere mu izina rya Yesu, maze duhunike. Nujya kure muri cya cyajya gihora imbere yawe ngo kijyamo amasengesho yabera, usange twarahunitse, dusange twarasize bo Mwami mu izina rya Yesu. Haleluya. Igitondo ubwenge bwacu buhumuke, duhunike. Ubwenge bwo gukora bukanguke, dukore, duhunike mu izina rya Yesu. Ubwenge bwo gusenga bukanguke, dusenge, duhunike. Ubwenge bwo gushaka Imana bukanguke, dushaka Imana, duhunike mu izina rya Yesu. Ubwenge bwo gukoresha impano waduhaye dukanguke, maze duhunike mu gitabo cy'imirimo. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi nibyo tukubwiye Mwami. Uyu munsi utubashishe, uyu munsi uko umuntu wese agenda asenga ubahane nawe. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Ntimwibagirwe gukora subscribe na share. Bye.